uranyibutsa izina ryawe sha akumuze bite kubera gukira njewe nsigaye naribagiwe hajya wose twigeraga duhurara wabagugiye ku ishure wabagugiye he nitwa Karire okay Karire amakuru gawe ni meza ese muzi ayo mafaranga wayakuye ubona numva namwe ngukira mugendana amafaranga ubu ikintu cyose kirimo amafaranga inoti ni vagavaga aga na amafaranga nasuye kure sinamanyarwanda ahubwo namakisi hare gashahu imana yabishatse yagukura ku isi ukagera no mwijuru utarava mu mwuka nese ko uregenana mu gikapu urumva batazayakwiba none kubera ko hari aho ntembera hari ibyo nshaka kwishura diregiti wenda bashaka gushidikanya nkaberekaho gakeya nese nagwajyana kuri banki makeya ayandi usigaranye akaba ariyo ujya ubereka apana banki si byo binyabazungu ariko bitari byaza abantu ntibabikaga amafaranga ukumva ko yagendana mu gikapu mpaka nakujya ko nta n'imbaraga ufite bayagushukuza bakirukanga indase hagendanaga intwaro ese ngombwa kuzikweka ko niyo inkoni yo yonyine apana wari we wese nje ntabwo yandenza amavi ku ifaranga ryanje ahubwo sisha igikobwa yakose utambeshye koko kiriya kibanza wabonaga ari amafaranga bakiguha koko ako burangiye ntamenye ikintu mpfaga nawe nta hari ukunyangaga nawe nta hari wewe nuko tudasangiraga inzoga nico mpigiraga niyo mpamvu nyine utazigera uba umugabo na rimwe kuvutanywa inzoga kuko burarega zibamo ibitekerezo byinshi cyane uzahora unywa bino bintu imibi gutumewe byinshi cyane none se ubwanwa bwabaye nk'ubw'abazayigwa bayita suna ariko we nungutse igitekerezo kaca ingenzi ca gitekerezo umuntu avugaga bakavuga bati cicyo gisumba ibindi wareka nkaterura umukobwa wa ntama byariro ubwo nje ubwanje nkavuga ni ndamujanye kandi mujana ahantu kure ku buryo se atazamenya ngo azasunutse ubuzuru ngo azunguza aho ngaho avuga ati araha ngaha cangwa je mujane ariko icyo ni igitekerezo ciza ariko hari ikibazo ikihe rero aya mabyariro kafite abakobwa b'abatatu ubundi kutarapresiza umubwire ngo uwo nahisemo n'uyu nguyu uwo nahisemo kuba namujana kanze ndebe si buriya wajana nkacakamariza nkavuga ndakijanye no ariko kamariza oya kamariza se uyu ariko nje ndabyanzuye kamariza niwe ngomba kujana cecekaho gisubwiyo reka nkubwire ku mugore wanjye ntukagira ikintu uvuga kamariza ni umugore wanjye urebere mu bandi ntuzongere no kumuvuga yego niko zisha nkawe ko ndi mu mushinga wo kugirira neza abantu bari mu bukene mbese nyine batishoboye ngenda mbakura mu ciciro barimo mbageza mu kindi wajijutse ugahumuka nawe ukaza nkagutuza mu bwami ndi gutuza amabandi mfite amafaranga ntureba sito iki kandebe ntabwo urebye nkumugera amaso ntimubone mfite ifaranga du ese si isume mbona ari isume dore igicucu ngo isume isume wakwereka ibiri ku iyo sume nibwo wamenya ngo ni isume muze umunsi nagiye ku izo banki wari uri kuvuga nabwo bisaba ngo oya hafi ibyo bisumeze nibyo uri kugendana ngo ni amafaranga wavuga ko se ahubwo mu iki gihugu kugira abagabare bagarangize nabo ubwabo ari ugufata izindi mirimo bakoraga bakazikusanyiriza ku ruhande kugira ngo bangereho mu ciciro cyane bose muri karitsiye mwacanganyikiwe ikigaragara cyo nza gutora muri karitsiye pe naranayobaguritse ahubwo hayobye ugena n'isumi ngo ni amafaranga muze hayobye wowe kadore ikikuyobeje nizi nzezengere ngo ni bafurafura bibyanwa bibi wirwaga urukweneka inyuma n'abantu amabyariro jijuka humuka vayo ngo utuze mu bwamisha uranuze yose ufite iki ugenda ugira ubwembararo
mfite iki? Iyo sume yawe se yo kogana niyo izantuza muri ubwo bwami bwawe. Iyo uzayijyaho ukomeze ugere mu gihe cy'ubudamu washaka ukaba uwanjye cyangwa nubwo wazaba ushaka wese ukajyana mu bucecuru bwawe ukiyijyaho. Icyo nzi cyo wazanayijyaho waranapfuye ntubeshe se. Ubwo nawe barakubwiye ngo wagwaye amafaranga. Uranyemereye ngo ngutuze mu bwami ndi gutuza yewe amabandi. genda utuzemo abantu bazatuzwa mu bwami bwawe n'amasume. Genda. Wabyemera sha. Genda jyana ayo mafaranga yawe y'amasume. Iyo uzi ko niyo wayigurisha batagwamo na sengsa. Ariko wonyemerera tugenda urebe. Nibwo ndabizi neza nibwo urashira impungenge. Tugenda urebe. Hano bizikeretse bose ninze zenge. Wenda tuvuge wenda sinanakurenganya n'imyaka yawe. Abandi bibanza babivuye imbere amazu bamanitse amaboko abo ba mwami niwe ushatse kwijigiza. Umva. Gari gushwaraganya. Ntabyo urukumva. Amugera amatwi ntimwumva. Uranze uremeye. Tugende. Bayo we akuwe bayo ndizeye kuremera. Iki gikapu ntabwo kirimo isume gusa. Ndisiko sisha. Ndi nyoko. Naragukoreye. Gezaho kukwitangira kugira ngo bigende bite. Je nkubwiye ko Kamariza ari umugore wanje. Ndakubwira ico kimenye. Nsabi. Turi inshuti. Umbabarire ntuzandakaze tutazapfa ubusa. Jewe mpfa nawe ubusa. Mva rero nanje nkubwire. Uriya ni umugore wanje. Wibeshe nkana gusanga muri kumwe. Guca. No kukwica nakwica. Nsabi reka nkubwire. Umbwire siki. Kuri Kamariza twashwanyaguzanya sinongere no kumva uri kumuvuga. Twashwanyaguzanya. Nje bura rero nuko nguko nicaga umuntu. Je ndakubwiye ngo nzakubonane nawe guca. Nico gihanga ucu bwacu nzakikatira ngikureho. Reka nkubwire noneho. Umbwire siki. Uzi ikintu giye kurikiraho. Ciki. Kwanza reka ngende ngiye kumubwira atangira kwirinde kuko ndabona ushobora kumwinjirira ukamuteramo imyuka mibi. Ahubwo nkubwire. Nanje ngiye kugenda. Mubwire ko ari igisore c'ubusatsi n'ubwanwa bumeze nk'ubw'abaswahili. Gishaka kumwangiririza ubuzima. Uzisa ahubwo ntago wantangaye. Nunangaye urabura umugabo. Umva nkubwira rero. We. Sawa genda gacesha. Urakiziritse ugifunze neza urakigemuye. Ese ubu none ujya kukidandaza hera ko mwishyamba bamaze kubavumbura rubanda nyamwinshi bamaze kubabona nk'ihene zo mu mpeshyi. Ndaje nkigukize noneho nzarebe ibyo uzajya ujya kuzunguza hirya no hino. Igiti se papa uzanteza? Icyo kirimo kugenda tita umuntu unteza abantu hirya no hino ujya kukibunza mu bisambo n'iki n'iki. Mbese ubanze kubona kimaze gukwira mu kambaro k'imbere none uratangiye urimo kushaka kugipfusha ubusa. Ariko se papa wajya urekeraho kunywa urwagwa rwinshi uragenda ukumva amagambo barimo kukubwira ukaza unsindira. So ubundi ntago ari cyanjye urabona nta cyananira. Aka kanya nibwo butse ko ari icyawe. Narakibyaye ndakirera ndagikujije none wangegera ngo ni icyawe. Wango ni icyawe. Shaburetse. Uretse ndaje nkibike none ngukorera gashya. Papa uzi ko amahane yawe kubera kuntu uhoro wiyenza ari byo byatumye mama agenda akaduta akagenda. Ibyanyo ko bizanyute. Nanjye uraje utangiye kunsereza ni ngewe ugeze. Ibyanyo kujye bizanyute. Kandi sha umva reka nze njye kukunywera icupa ubundi none ndaza nje none kandi urabibona. Ubwo uragishoro kajya ngo ni wajya ngo ni igisambusa cya 500. Sha ubonye kimaze gukura ku buryo nimbwa igisambi itakirya cyumweru ngo kimare none utangiye kuzajya ariko buretse. Sha Simfiriye ubusa kirampombe.
Gasatsi. Komera muteka. Baramutse. Komera cyane. Ya. Ndakubona rero. Reka reka umunsi ntagiye nabakiriye. Menya gukora ka. Akora ko wewe. Niko. Ayo bigize we ndasanga. Abakiriya se shaho. Abakiriya babuze. Babuze se ahubwo bari babura. Niko. Ubundi se baba bajya hehe? Niko. N'imirwano yawe. Mirwano. Urusaku nduruza buri munsi. Si ukubeshya rwose biraturambiye nanjye ubwanjye ndarambiwe. Ako se muyobo. Ubu koko ngiye gasatsi ko nagowe. Hano hantu nta muntu urahakomerekera. Nta muntu urakuta ndivide. Nta muntu urakora hano yarwanye. Yewe nta n'umuntu urahagwa. Ubu koko urumva atarukumbeshyera. Nubwo nkubona gutyo ngana gutya yunsetsa. Ubwo urifuza ko inzego z'umutekano, polisi, RIB bazaza hano hapfiriye umuntu. Ubwo urifuza ko twazafunga kano kabari hano haguye umuntu ngaho mwe nibyo muyobo. Rwose wenda ibyo ngibyo wenda byaba bifite n'uruhengekerezo bavuga ati ndarahabaye ese ngubu urabona ko atarukundenganya abantu bashaka kunyubikira imbehe. Okay. Tuvuge wenda ko aba wenda ari abakugendaho da. Bavuga ibyo ngibyo none se andi makuru avuga ko hano muri uyu mudugudu mu bantu banga gutanga umutekano. Nigiye bawutanze dore wowe kugira ngo wishyure umutekano basanga induru amanze basakuza amanze binginga. Kandi ikindi cya kabiri iyo abandi bagiye mu muganda wowe ufata Bakobwa bwa hano muri uyu mudugudu kabakusanya akazuka gufungiranya hano mu kabari urumva umukagenda mushyiramo akazi kigake mugenda mubyina abandi bari mu muganda hano usone ufite urumva amakosa ufite muyo agari byo pe reka nkwereke nk'agacupa dusangire nawe si ibintu by'amahani abantu babashaka kunyubikira imbere nawe urabizi abantu bagira amagambo ubure wasa ngweka kamitsinzi wasa agacupa rero nta kibazo cupa ndarimo ariko kamanze ndyama nzindutse hari gahunda dufitanye yihutirwa ndahita ngaruka utazananya rimwe wundi njyambe dutana muri kano kabari urabizi ko njye tutumvikana tutajya imbizi rwose ariko gasa kuki umuntu abihanganira ntimwumve nta rusoni imbere yawe ndi umuyobozi ugatukana numva nta n'urusoni uziko uri urutuka ari data bukwe njyama nzindutse cyangwa nako nisiko bukwe ubu nawe urimo kwirukanga muri byo bihumura byiwe ngo nabakobwa hakuzi ko none n'umwewe hawo ukira n'umudugudu uragurisha pe reka nkwe nzaba numva ibyawe wa mugabo kandi amagambo yanyu niyo mabi ndabona ibereye nzaba numva ibyawe reka niturize nzaba numva ibyanyu umva wagekerewe ubu tuvugana none ndashaka kukwereka ko ngiyewe ndyama nzindutse ntari kafuke mvugo arimo urumva ubu ngiye kugukanda no mabondo mba ngiye kugukanda no mabondo ku buryo nyahombanya yewe ntoka ngiye wangegeraho usikora ninzi ko wakize kumbura cyarwaye akarwara bidakira uransuzumye se akakanya wowe susuzumara ukaburansuzumye narwahesha ndakubwiye ngo ubu none ahangaha ndagira ngo nkubaze impamvu urirwa winaganika mu binani n'umukobwa wanjye ariko ubwo nta kibazo ufite mu mutwe ikibazo ahubwo niwo ugifite wagiye unywa inzoga nkeyo basha gukontorora koko ubwo se muri uyu mudugudu ko ari uko bagira amagambo uwo mukobwa ninde wambonanye nawe bijo ntabwo yababonye ejo bundi urimo kwinaganika ku mabere y'umukobwa wanjye wangegeraho none karuko wasinze umukobwa wawe afite amabere y'imyicundo ku buryo abantu bayicundaho namwinaganikaho amabere n'umugozi nibiki je narasinze udasinda kandi bibifunda bikuru ndarasinze wowe urazinsinze utazatuma turwana kandi uri data bukwe arakafuta mbere umukwe wagekerewe hasoni wowe umbere umukwe wowe ahubwo umva nkubwire sasa ubu ngubu ngiye kubanza kumbanya ayo majigo ameze nk'ay'intu kamuse umva rero mu bumenyera ntuzamenyere sinzakumenyere se cyo kwabwo nahita nkumanyura none ngo rwo rutwa narose akwiyambura yo kuri da uretse yakuba ngo n'ikindi gihe yewe nuko nirukase nuko nirukase iyo ntaza kuba nirukase wanyageraho nari kukwica urupfu rwa nabi mva muze ntumenyere menya ko ntandukanye n'abandi bose utakize
shafura fureka nkubwiza ukuri ntureba nzagufata ngufure nk'ufura ibyaha biri mu tubyo tw'uruhinja uracyavugara wahagaze si bwo buguru nkabusobanye wacyondiwe gusa ugenge mami yaratize none umusenyi y'umuryango yewe n'amabyariro yewe n'amabyariro yewe n'amabyariro mwana wawe